Yesu
n'Imana ibikorwa tuba dukora ni amasayisi, ariko umutima iyo winjiye urimo kuganira n'Imana nibwo mu materaniro wumva unezerewe. Haleluya. Ndagira ngo imitima yacu tuyegereze Imana cyane cyane kugira ngo tubashe kumva Imana kurusha ibindi bitekerezo twaba turi. Amazina y'abakombe ayibaki Yesu nshuti, Yesu nshuti yanjariba Kugeza iteka ryose.
iminsi cyane umuntu yakugirira neza ukamwibagirwa, ariko Imana ntabwo ikugirira neza ngo inagucyure. Iyo ikugiriye neza nayo birayinezeza. Yego Yesu nshuti